ariko niwe yandavye Jesse ningize naramurabye umugabo wanjye yarakurebye umugabo wanjye niwe ufite ikosa kakanya yego yarandavye nanje ndamuraba kandi urumva umuntu ariko arakuraba nani horeka kumuraba ufite uburenganzira bwo kureba umugabo wanjye mu biro byakuzanye muri uru rugo nukureba umugabo wanjye mibini wandi kubaza nukureba umugabo wanjye oya niki nuko yandavye nawe uramureba tu ako se mwagiye mwimenya uturutse hari imihanda barakwanduriye bakuzeye mu rugo rwacu urarya ahantu h'ubuntu nta kintu na kimwe tukwishyuza ariko aka kanya k'umugabo wanjye ariko kureba gusa utangiye kumutwara ntabwo wasanze dukwe na boyfriend wanjye ushaka kurwara umugabo yego oya so mubwije ukuri mimi ndi kukubaza umugabo wanjye ko yabonye nimero yawe yayikuye ninde wayimuhaye je naje mbona mamagara kandi iyi nimero utazi guhamagara ni woreka kuyitaba noneho umugabo wanjye yaraje afata nimero zawe wowe ni wamuhaye nimero zawe niko ushaka kukumbwira oya sije nazi ninde wamuhaye nimero yanjye yawe sinzi yazikuye nuko ariko abantu bo muri urugo n'izina ry'Imana ubwa mbere yaraje arambura aragenda aramamagara ambwira ngo naje iwawe nimwabimbwira mwebwe babiri mwese mwe babiri ninde muntu wahaye umugabo wanjye nimero zawe niwe ndi kubaza nuguri ko Imana je sije nazimuhaye mimi aha rero ubintu ni bibiri urasoka mu rugo rw'iwacu ujya kwangara hariya ninde muntu waguhaye nimero zawe ninde wamuhaye nimero zawe mabuja nukuri ko Imana je sinzi sije nazimuhaye mwese ninde wamuhaye nimero zawe je sinzi muganinde mugazi ukuri je nazimuhaye nukuri ko Imana je naje mbona umuntu amamagara kugira ngo hari umugabo wansanganye nawe zibaho ngaho nawe ese mimi murabizi kuseka neza ndi kukubaza urabizi kuseka neza murakoze yego Aisha yirya mama aririye urabizi ufite amaso meza yirendeka uzamutura wagiye use kugwa kuza unzaho ko sibi nibi